ibihe byiza kuri mwebwe mwakanda subscribe kuri Universal Media TV, naho turakanda subscribe kugira ngo kanda subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bikugeraho gatanu kuri gatanu kandi bikugerereho ku gihe. Nkuko mubizi rero turacyari mu bihe byo kwibuka ku nshuro 31 Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Dukomeza kwibutsa abantu ko amagambo mabi apfobya atari meza adakwiriye kuvugwa, kubera ko twavuye kure, dukeneye gukomeza tukajya imbere, kandi tukajya imbere tugiye imbere mu mahoro. Rero abantu bose bakomeza kuzana amagambo apfobya Jenoside yakorewe Abatutsi, tuba tugomba kubamagana, ndetse n'abavugiye mu gikari n'abavugira ahagaragara tuba tugomba kubegera tukabagira inama, twabwira ko ibyo barimo ibyo bavuga atari byo, ahubwo bagomba kubiba cyangwa se kwa musemburo wo kumva ko Jenoside yakorewe Abatutsi yabayeho, kandi ibihamya biragaragara, abantu benshi bagenda batanga ubuhamya sibyo. Rero abantu mukomeza gupfobya rwose dukwiriye kubamagana, twamaganira kure, ndetse nkuko leta y'u Rwanda idushishikariza gutangira amakuru ku gihe, buri wese akaba ishusho rya mugenzi we. Uramutse ubonye hari umuntu wanarengereye, by the way, ugomba gutanga report ku nzego z'umutekano, zikaba zabasha kumufata, akagirwa inama, agashyirwa mu kigo ngororamuco, cyangwa se akaba abitswa no kugira ngo abanze yitekerezeho, abanze amenye uwo ari we. Rero kano kanya mu isaha imwishize hari inkuru ngezeho, hari umuntu umpamagaye arambwira ati wamenye ibyo byabaye kuri Nyakso uyu bita Kanyabugande Olivier, akaba ari umusore wavukiye mu Rwanda, akaba ari umukinnyi wa filime wa makomedi, mwese muramuzi. Uyu si umuntu usanzwe, si umuntu usanzwe ushobora kuvuga ibintu cyangwa se kugaragarwaho n'ibintu runaka ngo tuvuge ngo ni ibintu bimutunguye, ahubwo ni ibintu rwose ugomba gufata serious. Uyu Kanyabugande Olivier cyangwa se tuzi ku izina rya Nyakso muri comedy, akaba akekwaho gupfobya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. ubwo turimo kwibuka ku nshuro 31 Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. uyu mugabo Kanyabugande Olivier cyangwa se Nyakso we hari ibindi yari yibereyemo, hari ibiganiro yagiranye n'abantu kuri TikTok live, uburyo yavugaga, uburyo baganiriye. Kanyabugande Olivier cyangwa se Nyakso we ntago yari in touch ku bintu bijyanye no kwibuka ku nshuro 31 Jenoside yakorewe Abatutsi. Ari naho yumvise yakoze amakosa, fati ya mbere yo gusaba imbabazi. Yes, tugende nko kuri iyi baruwa muri kubona ahangaha. Nyakso yagerageje gusaba imbabazi ku byari byabaye, ku kiganiro yagiranye n'abantu kuri live. Yagerageje gusaba imbabazi avuga ati muraho neza, aka kanya nje hano gusaba imbabazi abantu mwese mwari munkurikiye kuri live nakoze iri joro, avuga ati ryo kuwa gatanu tariki 11 z'ukwa kane 2025 saa 3 za nijoro kuri TikTok, aho nje na bagenzi banjye twari kumwe turi kuvuga ibitajyanye n'ibihe turimo byo kwibuka ku nshuro 31 Jenoside yakorewe Abatutsi 1994. Sabye imbabazi abanyarwanda mwese muri rusange, cyane cyane abo byakomerekeje. Ndabashishikariza kandi urubyiruko n'ibyamamare cyangwa aba social influencers gukomeza gukoresha imbuga nkoranyambaga mwese neza kugira ngo duhashye abapfobya Jenoside. Urumva hano yakabaye kubavuga ko ari abapfobya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994, ariko yavuze ngo abapfobya Jenoside. Bati murakoze. Kanyabugande Olivier muri brackets ashyiramo Nyakso. Rero mu byukuri uyu mugabo Nyakso
nk'uko nagiye mbyumva abantu bagiye babivugaho batandukanye, mu by'ukuri dukwiriye kumenya ibihe tuba turimo. So ntabwo tuba turi bwibuke igihe kinini, ariko biratangaje kubona umuntu bimunanira kwihanganira iminsi 100 ngo abashe gukoramo ibintu byiza biba umusemburo wo guhumuriza ababuze ababo, ahubwo ugasanga umuntu ari gushaka gukoramo ibintu bibi bituma ahubwo bibasubiza inyuma. So rero mu by'ukuri abantu nk'aba tuba bakwiriye kwegerwa bakagirirwa inama, bakumva ko ibintu barimo cyangwa se ibintu bari gukora atari byo, bakumva ibihe turimo ibyo ari byo, ibyo bihakabiha agaciro, sibyo? Kuko niba abantu baravunitse bakaza kubora igihugu, imvura ibanyagira, baca mu mahwa, baca mu mabuye, mu ishyamba ry'inzitane, uyu munsi bakaba turi gufata igihe tugasiba akazi tukajya kwibuka, wowe ukumva ko ari ibintu biri aho ngaho bidafite umumaro. So rero uzajya wikanga uri mu maboko atari ayawe kandi wizize. So rero dukomeze dufatanye nk'uko Murangira Bitsieri n'abandi bayobozi batandukanye n'abandi bantu bose babivuga, dufate iya mbere mu kwamagana abo bantu bakomeza gupfobya amateka cyangwa se bakomeza gupfobya jenoside yakorewe abatutsi, ndetse n'amateka yatubayeho ugasanga abantu baravuga ko ibyabaye atari byo. Abo bantu rwose dufate iya mbere mu kubamagana. Nyambabona abantu batandukanye bitwa ba Aristide, hari n'abandi nyamuna ngo bafite ngo radio inkingi, ngo ni inkingi ngo y'amahoro, ngo inkingi ngo y'amahoro, ngo ni inkingi ngo y'amahoro n'iterambere. Inkingi y'amahoro urimo uravuga ibintu bipfobya jenoside yakorewe abatutsi, ariko warangiza ngo ni inkingi ngo ni radio inkingi y'amahoro. Gusa iba inkingi y'amahoro gute kandi urimo kuvuga ibintu biri buze gusubiza abantu inyuma, bigatuma abantu bajya gutekereza ko nubwo turi mu gihugu dushobora kuba tubangamiwe, cyangwa se nubwo turi mu gihugu turi ku manegeka nta buzima dufite, kandi twebwe igihugu turimo tukibona, tuzi uburyo dufatwa, tuzi ubuyobozi bwacu uburyo bukora, turisobanukiwe. Ariko ngo radio ngo inkingi ngo inkingi ngo y'amahoro n'iterambere, ubuse ayo mahoro ari hehe urimo kugumura abantu babwira ibintu magambo y'amatakaragase yo kuba mu macakubiri? So abo bantu rero dufate iya mbere mu kubamagana. Rero nkuko tukiri mu bihe byo kwibuka, dukomeza kwibuka twiyubaka, dukomeza kwirinda amagambo mabi asesereza ababuze ababo, asesereza abacitse ku icumu. Mu by'ukuri abantu mwese mufati ya mbere mu kubwiza ukuri bari abantu bakomeza kuvuga amagambo mabi apfobya jenoside yakorewe abatutsi, amagambo mabi avuga ibintu bitabereye mu gihugu. Umuntu aritaba Imana bagatangira ngo yishwe kandi ari indwara imwishe. So numva ko ari abantu batifuriza amahoro u Rwanda, abantu batifuza ko u Rwanda twakomeza kujya imbere. Abo bantu rwose dukomeze tubamagane, dufate iya mbere mu rubyiruko n'abandi bantu bose barabidukangurira, barabiduhamagarira. Mu by'ukuri dukomeze dufatanye kugira ngo igihugu cyacu gikomeze kijye imbere. Iby'amateka abantu bari hirya no hino bagenda bapfobya, mu by'ukuri tubamagane, ahubwo tubereke ukuri guhari kuri mu gihugu. Abatari hano mu gihugu tubabwire ibihari, bareke kuvuga ibyo batazi. Dukomeze kwibuka twiyubaka. Njye na Success P kuri Universal Media TV. Murakoze, mugira umunsi mwiza.